ndataba neza ngo nsibe share ko byihore umudugudu yame umugabo wanjye kuzana umugore akaburara akabwirirwa n'abana baburaye umva nukuri mbabara byose by'urume makeya mbona ko mugabo akubwa bwawe ntaranatara ahubwo ngo sibanga bose urabizira umugabo inshuti yanjye turasangira dusangira tuba dusangira inshuti yanjye niwe ari kunyamura ya mafaranga ntabwo ari kukwambura ari kuzatinda ariko gakurikira rimwe kabiri Usina ari kuvamo ari agute yo mutaza Yesu we nanjye ntamfashe twirira mu muryango ariko akaze nakuya rero none se utashyizemo izindi filime sigenda abona iyi ngiyi nayihaza akangaka nagira ngo tubanze turangize kureba kamo wambwira se Kado kakanzana amazi yo kunywa ko n'ufite inyota Kado zana amazi yo kunywa hano nawe mba numva uyu munsi ngomba kwiranwa nawe simba nshaka kujya kure ndetse nzajya ntemera nimugoroba reka abo ngabo ibyo kurya byari byabonetse nabyo nabiza ariko se bagutumye amazi ibyo bindi bikuzana n'ibindi genda ibyo kurya urabizana mu ako mabujana bya bindi byari bimaze gutungana sinzi niba nabiza byatunganye ibyo kurya bose ibyo kurya byari byatunganye bimaze kubitunganya ariko Kado usigaye ahangaha noneho genda turakubwira ubizane mu kanya no kusigaye mwirira ariko byari byatunganye no se ngubu wewe nta ugiye abantu nta kibazo amazi ko konje shere washyize muri firigo ahubwo se ubwo yakuye he koko araryoshye ngo ese shere nduke nsoma gake reka ngusomye washa reka ndakwemera kandi nshaka kumwasha shere reka ndagukunda ariko arakonje koko dogo mama amazi yakuye hehe koko shere cyafite ikibazo ariko kandi nawe urakizi hari umuntu turi mideni wa mugabo bita Mbaraga muri mideni kandi rimaze iminsi sinzi rero no gushaka uburyo twamwishyura none se yakwishyuje noneho uko dukubitanye nyishyura uko dukubitanye nyishyura kandi nta kintu ndiho pese ubukubeshye nta kintu ndiho sinzi ukuntu bizagira gusa nyine tugomba gupanguka kumwishyura turabigenza gute noneho n'umwana yari akeneye amafaranga y'ishuri wamwishyura amafaranga y'ishuri ubona wa mwarimu ujya umwigisha hariya hirya nawe yumvise ambwira ngo akeneye amafaranga ngenda nakwikundira maze noneho rero bimeze ukuntu tugiye kubipanga urabona muri iyi minsi bimeze nabi inshuti zikurikirana Hakizimana TV turabashuje cyane turabinginze nimukore kuri subscribe wowe ukurikiranye ino filime kandi watanga ibitekerezo ukoresheje kuri comment turabashuje cyane tubifurije ibihe byiza turabinginze mukomeze gukora kuri subscribe ntugende udakoze kuri subscribe komeza kudukurikira urakoze cyane wagira ngo urimo urakontorora wangira iki kugeza iki kugeza ko muri kureba imitungo yanjye reba aho ibitoki bigeze cyangwa ubu ngubu izina nziza iriya yo haruguru irimo hariya hose n'ahandi none se mudugu ugira ikibazo kumaze iminsi usenyera abandi bantu ngo bubake kujagari ubu ngubu wubatse za kadesitarara kose vuga ikikuzanye ibyo se nibyo bikuzanye hano ariko reka mabwira abayobozi ndimukaze mugenzwa na buriye wowe vuga ikintu kikuzanye ahangaha ubu se n'iza kadesitara wubatse none nimba narabihereye inshingano nzabure kugusenyera utarabisabye wahawe inshingano zo gusenyera abandi noneho wowe ntusenye vuga ibintu bikugenza okay ikintu cyari kinzanye ngira ino nkubwire ikintu cyari kinzanye hari umugabo warumbwiye ngo arangurira icupa kuko gura icupa bishatse kuvuga iki ko ninkubona areta ngurira icupa none ndi rosherishe ubu ngubu uri watete ni ukuvuga ngo ubu tuvugana
hari ibipapuro ngo ashaka ko umusinyiraho ngo nawe urabyumva ubwo isanane iragoye biragoye ubu mugiye kujya murira kuri njyewe oya wowe se ntureye urazisinya kuko basa twebwe dukorera turi abayobozi batorewe gufasha abaturage reka tunyaruke amibyo cupa ryanjye igenda nta kibazo ntabundi buriya cya kibazo cyo Musenyi urinde wowe guturaho urujya abantu se n'abasuhuza genda ureba ninde mpamvu yenda guturaho abantu urugiye turahimvugise nagize ngo kwari ukubera nta no kuza karibu watse ni amahoro yego nikoye mudugu wiriwe uraho uraho neza yego ngahicara aho ngaho ni amahoro kugenza se ni amahoro ndimo ndi kugenda ni wa mugabo twari turi kuvuga mu kanya ndi kunyaruka wino wa undi umwe w'amafaranga uri wese ko mbona ufite ibikapu ndagira ngo ubu nzane n'igikapu kugira ngo mpite nkomerezayo ngende ntunganye ziriya gahunda ngomba gutunganya uruvuga ngo moto nsize hano haruguru ndi kunyaruka uje mbese ntunganyiriza ahubwo ngende ariko reka ndi kwihuta njye ntabwo ari uko bantungura reka njyewe ugira telefoni ugomba kunteguza mbere yo kuza iwanjye ibintu byo kuza unturaho inzugi oya ntabwo mbikunda ese mudugu iki ntabwo gahunda ari y'uno munsi se y'uno munsi se ku buryo wari kuza utambajije ubu se usanga ntari ubu wari kubikora mugabo wegendere usize moto igiye wegendere mugabo wegendere gusa ikibazo cyawe tukiganiraho ikibazo cyawe tuzagikemura mu biganiraho mpageze cyangwa uje kugatara gendere twerekureka imikino amaye kuri aya mafaranga nkanyaruka oya nta mafaranga ahari nimba wari uyizanye igikapu cyo gutwaramo amafaranga ntayahari ubu nsubirirayo subirayo rwose subirayo njyewe nta mafaranga ngira yo gutwara mu bikapu genda rwose mudugu urankosoye ariko kadoga gukingurira urankosoye tu ubutaha ujya uza wanteguje uranyemeje ubutaha ujya uza wanteguje ariko uramemukeye kabisa uko bagera iwanjye mugabo genda wowe uraza unturaho inzugi niwanamamagaye niwagize gute dore ni kariya kagabo kameze kuriya ufite umutwe uharanirwa wagira ngo ni uw'inuma nta baturage koko none ndebera kada mukingurire sha mukingurira agende rwose nta mukingurira agende ese ubwo uyibona uyarya buri munsi nta kintu mpaye uba uvuga ko ntari umuntu sawa muvandimwe ko uri imisi kubizi ko amafaranga yabuze ese imyobo yose tugenda ducukurana nta na make baguha barayamara ko nyine gusa rero kukingi utaya mpura n'ibibazo ntabwo tuba twakoranye nka bike ba nyir'urugo bikajya bihuriye majerwa aho gusa ibyo bihangana gusa ahangaha yo bajya kurubagira akira n'agasuku kururishe akira wowe jya uyagumana tu wanga kumpa tu ubwo uzi ko ntungwa n'amabuye ni urugamba kabisa sawa yewe ni hatari kambara komera yego makuru y'iminsi ni sawa kombona uryoshye urimo uragana hano se nanjye hajya hariya kureba ikiraka icyo kiraka ni bwoko cy'ishaka ni ahantu ndi gucukura umusarane bita umukire bita umukire ko se sha ko bimeze nabi nanjye bimeze nabi ugafaranga se si ahantu hose ahubwo njyana kujyana bampa amafaranga menshi nangahe se ko metero n'ibihumbi 5 kare njye mfite umukire umpa ku mafaranga bayicukurira 3 aho ngaho byaba ni umukire njye ni umukire none se sha kubizi ko dusangira agacupa wanjyanye nanjye nkareba ko uyu munsi abana bareba icyo barya ntabwo jya upfa ndakubwiza ukuri basigaye baryama nta n'igikoma banyweye byanyobeye gerageza rwose
ariko nyamuneka rwose mbikira akabanga utazajya unteza abantu reka ngende umuntu w'umugabo ariko mbaraga ntabwo nzi reka nkwereke reka tugende iyo ngiye ncukura metero izo apo nanjye ndazongera urabona nafite imbaraga se ebyiri ubu nitujyana nawe turacukura enye baduhereza 20,000 10 ntabwo rigura niragira icyo rikemura turataha bayaduhaye se ni ukuyacyura oya bino byo ndazaniye akazi rwose oya ndayifite mfite indi myenda n'ipiki hari umuhungu twajyaga dukorana uwo ndabamuhakaniye noneho wowe dukorana sha turagenda tureka tunyaruka bimeze nabi umugore nawe umva renda kunyica kuzana umugore akaburara akabwirirwa n'abana baburaye umva ndakubwiza ukuri birakomeye oya reka tuhanyarukire tugende rwose urebe ukuntu wamfasha muri tumeze neza nta kibazo rwose none se w'amakuru ni sawa ni sawa kabisa amasaha ageze kure dore ageze ariko se ubundi ko kadubitaniye mu nzira wa mutagire wanyu nguyu ni amahoro amakuru ariko iyo hepfo muri kurya ibikira ni ibisanzwe dore n'iyi korona ntiwari ariko se muri umudugudu turahuwe wagira ngo korona ntiyakugeze urabona se bibareka nta korona ntaho itageze korona ahubwo mujye mwibuka agapfukamunwa ugiye kutugura agacupa se hagiye kugura ngubu nanze gusubira mu rugo aya mafaranga rero mudugudu yameye umugabo wanjye hariya hepfo gato nanze guhita nsubira mu rugo ntabanje kugera ku isambu ikibazo se kivutse baho cyangwa nyabuneka uyu mumere kwa dore agiye kurangura naho hirya ubwo katiye kuri za famu zanyu hepfo ngaho gerayo ngaho gerayo ndagutumikira rwose nta kibazo ramba rwose ubundi se shaho reka ndagutumikira umudamu umugabo wenda muzi buriya njyewe mfite abakira kimodoka nabonye yarani iki njyewe buriya mfite abakire bampa ku mafaranga ubu ngubu metero imwe yagiye ampa 5 yagiye ampa 5 waramuhenze none se si umukire handi batukura metero 3 none witukura 5 inote ya 5 rega nawe ni umukire genda muri gwewe umuntu ajya cukura metero 3 ntabwo ku munsi tuzajya ducyura 30 nta kibazo nanjye imbaraga rwose turakora nta kibazo kabisa mbo noneho reka mbanzemo utabizi ubwo wowe kuko utabimenyereye ndakwereka ukuntu bigenda urugero nanjye ndagufatira nanjye ndaguha umusaruro nta kibazo oya ni ugukora kugira ngo tugire ariko wowe umenyereye akazi aka kazi n'akanya wakora ingofero se kugira ngo nta kibazo ukora akazi mugani ariko kuramo ingofero ariko urabona tuzacyura umubyizi turabubona ariko cyane ko n'akavura kaguye horoshye rwose ko mbona hakomeye uri kuhavuga gutya se imvura ni iryango ryenda kurara yaraguyemo niko shana nawe uri kuvuga ngo ni iryango ubu buzima wiberamo nuko utazi iyo twaracukuye ndabona ari iryango ry'embaraga we gusa naye ndagerageza ntabwo ndi bugutenguhe biragenda biza rwose uzajya ugenda unyigisha akazi nese ko ubuzima buba bwaranze none se isi isakaye wa mugabo nawe urabibona ko bigenda bisubira inyuma rwose nari umugabo ntihabwa intebe pe ubundi ubwo ntiwabumbye inkono niko neza rwose wagira ngo urimo uracukura ibumba ntabwo aribo babumbaga cyane rwose nyamuneka rwose utazaneza abantu ibi bintu kano kazi ntabwo nkamenyereye rwose zana cya gikarayi ashyiramo turebe ko umubyizi w'uyu munsi wataha ariko bizaza humura ashyiramo turebe ajye kuramo umwuka abyarana wamwibwira byose ibihe bihe ibindi wa mugabo we
buriya hari kera amaze kubona ko ibintu byose bishoboka arakeye ibyo ngibyo wagira ngo kize kunturamura ariko ntacyo ashyiramo abantu mutarushye namwe mubabane ugashaho buriya n'iyo umuturage akubonye warigeze kumuyobora nabwo biba ari ikibazo nanjye nzakugirira ibanga uzangirira ibanga ntuzanteze abantu ntabwo nzabivuga ko ucukura imyobo nawe aya humura rwose nanjye nzajya mbigendera gakeya wowe ntuzajya uza kumbwira ujya undya akara gusa nzaguhana nimero ujya umpamagaraho madamu ariko madamu ntabwo yabimenya ajya kubona akabona nzanye amafaranga ntabwo amenya uko byagenze niko ko mbona hari ibibazo kuri kukintura agashawe uyu munsi nta n'ikintu nigeze mfata nta kintu nigeze mfata rwose abantu baherutse kuguha ruswa akada ruswa se ziracyatangwa sha abantu mufata za ruswa barazihagurukiye ubu urebye nabi leta y'ikigenda nayo yarakaze ntabwo abaturage nta kintu bakiduha rwose so wagira ngo siyo mpamvu biri kugenda bingiraho ingaruka ubu ngubu ndi nabaga ameze neza nicaye ku icupa nta kibazo ariko ubu ngubu rwose ni ikibazo gikomeye cyane ariko bizaza humura iminsi izajya igenda impindura hano ari ibibazo pe ariko bizaza kugira ngo umuntu aragenda akomera mo gake gake nta bundi mudugu ubuzima bwose ni ukubwiga kubibona buriya n'abana banjye bagomba kujya biga akazi ubu turamutse upfuye utarabigishije ubuzima bwose babaho ntabwo babaho da abantu usanga barabaye za maraya baba nk'inkozi kandi hari ahantu yagacukuye nk'uku akabona amafaranga akabasha kwitunga no kwibeshaho zamura gake ntongere kukintura iki cyo sinzi ko ndiwe kigezeyo pe mubayeho nabi cyo kora kabisa nawe ngwino nawe ngwino ikibazo rwose ariko bizaza rero bizaza kabisa kuko ese ko nawe mbona ntacyo ubaye nawe ngwino nawe uzemo ntacyo banze kimbanure kigeremo hasi ndazi igisabo ukomeze umugozi uzamukireho nanjye mvemo nawe uze ngaho uzamukireho gutya nta kibazo zamuka nta kibazo ndawufashe kandagira kuri ako kantu ko hirya komeza ndawufashe humura ariko nanjye use kunyibuka unzamure oya amafaranga ni igiti ni ikibazo kabisa ni amajyakoze ubu rero mudugu jyamana njyewe usigaye usangiye akabanga kabisa njyewe ubuzima kareka utazagira umuntu twasangiye icupa akabona ndi gukora kano kazi urazi iyo muri mu kabari muri kunywa amabyeri y'abantu baba bakuye mwene ahangaha baze noneho nka mudugudu muzima bamufatiye mu muhanda bakamufata mu mashati ngo wambaye imbaraga yaguhitana agiye no kukurega ku kagari neza na gitifu yaza kukwitwarira da utekereza ntawe koko rwose rega tuba tugomba gufatanya twese tukajya inama ku buryo urugo rwacu rugomba kujya ruhoramo amahoro utera imbere ukaba intangarugero mu mudugudu umwana n'urugo rw'umuyobozi nibyo mba nshaka kandi nawe urabibona ko abaturage bamwe yewe nawe ugiye guca hepfo nca haruguru urize hamwe yaba 500 yaba 100 turibike nitubona 500 turye 400 tubike 100 ariko nabonye n'ikibanza ngo muri ka gasoko kari haruguru ndashaka kugikoreramo ndashaka kugikoreramo niyo mbone inyungu mbonye senyibike tuzabona uko twishyurira kugaragaza nanjye birampangayikisha uko ushobora kuba nkayera amazi ashaka yego umugore no ukunda amazi ureka muhata amazi rwose
nawe hari ubundi buryo amazi ariko bw'ingenzi nubwo akonje araryoshye yego sha erega niwo uba wayatetse wandika ngoshye rwose sheri nta kintu ujya umpa ngo kimbihire n'aya mazi araryoshye aya mazi araryoshye ariko ubu nureba yampaye tutari kumwe cyangwa se nk'igikozi kikayazana ushobora kunywa n'inda n'imwe ubundi akananira cyangwa ukaza ukayasiga aho ngaho ukigendera akora henda ntayo nakunywe ariko ubu mba numva mfite aba ni sawa cyane maze rero gira muvugane wenda kado ngwino wanze urebe bino bintu utegure n'ameza dore amasaha aragiye nagera bitegura mbizane se nta kibazo genda ubizane nyine utegura ameza uharagurira ayo meza n'ameza meza nyine nta kibazo rwose dore agiye gusubira mu kazi agenda gahunda nyuma y'akazi rero nimugoroba nta kibazo kuza ntinze nta kibazo kuza ntinze nta kibazo n'abandi bapapa ni byiza ni ikibazo kabisa Jamana kanjemo ndebe manuka neza sutagwa ushobora kuvunika ariko bizaza rero bizaza byose biza gake gake biza gake gake rwose aho ubundi se ntihagarike cukura bwangu ariko ntujye kure oya ntujye kure rwose ntaza kunanirwa nkabura umuntu unyakira murabizaza aragana niyo muri kutuyobora muba muzi yuko nunyigisha nk'amezi abiri biraba bije umva mudugudu cukura mwaho ngaho gutya muri izo mpande aho ngaho mu ntuzi hano mu nguni muri izo nguni nta kibazo kangerageza bikoye ndabona ibyunzwe bitangiye kuza uri mu mwobo ubwo si yo bari hejuru hakomera bizaza wese wese uko watangiye amafaranga yo mu mwobo aryoha kuba ubu ngubu uzayakomeza ahubwo ntuzongere kunsiga ntuzongere kunsiga rwose mudugudu mu myobo muduharika nyamuneka uzambikira akabanga rwose kuko ubu ni ubuzima ntamenyereye pe shyiramo noneho rero urabona kimaze kugwira aho ubundi se shahu ako umudugudu uzongera kurya ruswa z'abantu urabona amafaranga baba bayakuye erega sha amafaranga y'ubuntu araryoha mugabo we uriya amafaranga y'ubuntu araryoha ntabwo wabura ko utayarya n'ubunyabonye nawe wamureba za ruswa z'abantu batafite 12 abapfakazi indushyi n'abaryaka ariho mwirirwa mwaka ruswa amafaranga baba bazamuraho zamura ariko ntukinureho oya humura zamura rwose ariko nino harehare rero turabura nkeya ni ukugira tukaruhuka tukareba ko kaza kugaruka nikoye amaye nkareba yamubayeho nabi si ukukubeshya nawe ubuzima sinazabushobora rwose wagize ngo ate sinari nkuguyeho gato nyamuneka utangwaho urabona nazavamo hano gute nikoye ariko ko nakumva ubwo n'uwagiye kure ngira ngo mfite ubwoba ntabwo mbere nongeye mu myobo nk'iyi ngiyi nawe ubayinyaganye ntunuke se sha ujya umenya uko byagenda kose kuba umuyobozi ujya umenya ko ndi umuyobozi n'ubu ndacyakuyobora w'imyobo ariko ubu ngubu ubu iyo ngeze hanze nambaye neza nta muturage wapfa kumenya ko nkora ibi ngibi kandi no hahandi ari igihe umuntu yihishira akazagaragara mu duka kereka nujya kubivuga ntabyo nzavuga nzajya nkugurira agatutu ayo tuzajya dukorera nzagenda nkuguriremo agatutu ariko rero nzajya ureke njya hejuru nkuremo itaka gusa wowe ugenda ucukura oya ucukura ariko nawe zamura
ibibazo ni ibibazo urabona ukuntu hamaze kuba harehare haza kuba harehare ni ukugenda umuntu akabanza kunywamo ikigage kabisa kuko ayo mafaranga utanyweyemo icupa ntabwo ejo akazi ariko Mudugudu natagangaye neza Mudugudu yego noneho ngira ariko umanura n'icyo kintu ndimo ndagira ngo rakashyiramo n'agasukanye nta kibazo iravavuba turebe ko twakira umubyizi tuze gutaha buriya kuva metero ebyiri tuzigize z'ibihumbi 10 umugezi wabona agiye gushaka izindi ebyiri umwe 10 umwe ajyana 10 Mudugudu yego urazi n'ikindi hari ikintu nshaka uretse gucukura kirira cya giti aho ngaho kuntuza kuri icyo gikarayi mbanze sanze itaka isuka nyisigarane se nta kibazo kirira cya gitiyo byamaze kuba byinshi ntabwo uri kubona aho ushyira oya itaka ryo bashaka icyo gitiyo nicyo cyihutirwa ritajya rikugwaho ntacyo hejuru ugigize nta kibazo rwose agera ukimanure aho risanze ryegire hirya rero Mudugudu yego cukura nze ngira ibyo nkubaza nta kibazo mbaza ubundi se ibintu byose ko ari ukubyishyiramo Mudugudu rero reka nkubwire amafaranga ndagira ngo uyame harya yahera amwe nk'urimo se yari nakugurije uri kumwe n'umugore wawe shakoze kandi nabonye wa mugore aguha amafaranga ngo uyamuhere wa mugabo amafaranga se shahu amafaranga yo urayampa ya mafaranga yanjye yo urava mu yampana oya none se rega rero shahu reka mubwire imbaraga buriya umva nta bwambo bwinshi ngira ngo tuvugane shahu imfatirana ndi mu mwobo rwose w'umusarani umva nkubwire niko ngewe mbaraga nyamuneka rwose reka nkubwire umva nta mikino ubu mfitanye nawe ariko si binikira ni ubwa mbere tutagiye gukorana none utangiye kuza nibishaka bibe n'ubwa gatandatu ndashaka y'amafaranga yanjye uko yari ari urayafite wahoraga umbwira ngo ntayifite amafaranga ngurimo nangaye koko unukana n'umugore wawe ejo bundi agahenda karaza amafaranga yashyira kuri icyo gikarayi cyangwa n'umubyanzi umbwire nkwere oya none se nangaye se ubundi murimo ntuyazi se 25 kandi uriya mugore agwaye 50 ngo umushyirire wa mugore rero reka mubwire imbaraga nawe uri umuntu w'umugabo oya reka nkwere oya njyewe umva njyewe ngiye kubyikemurira oya ndabikemura ndataba neza ngo nsibe share ko byihore genda ndataba nsibanganye neza mpa amafaranga yanjye reka nguhe makeya kugira ngo uriya mugore ntaza kubona uko ndasiba ibi ni ngaho reka nyagwe wakagira umwana we ariko uri icyata kabisa ubu koko umuntu w'umugabo ibyo ntibindeba shyira kuri icyo gikara ariko mbara uri umuntu w'imbwa aruzuye yabare neza nawe urayibarira kambanze nyabare utagira ngo ndanakubeshya ariko urame muke cyane shyiramo wari warambunurije oya ntabwo nari kuzakwishyura uyoboye ko n'abaturage ntibayobora usikore ko nari kuzakwishyura ndabazi niho nkuboneye ariko sha urame muke n'ukuri kw'Imana niho nkuboneye base wansigiye n'icupa rimwe koko cyangwa nkaza kubona uko mbeshyira mugore gatuma kabuno muntu uza basi nsigira n'ibihumbi 5 nje kumubeshya basi reka mbare ndebe ko yuzuye abari rwose ariko basi nsigira yo kumubeshya mubwire ko yuzuye ubu se ndamubwira ngo iki kwa mugore uyamaye ngo nyamukire koko uriya mugore ndamubwira ngo iki 3
ni ukuri mbabarira rwose byibura umpe makeya mbona uko mubeshya ariko ubwo bugamba bwawe ntaranataba ahubwo ngo nsibangane rwose urabizi uri umugabo w'inshuti yanjye turasangire dusangire tuba dusangira uri inshuti yanjye ntiwari kunyambura ariya mafaranga ntabwo ari ukukwambura byari kuzatinda ariko ngakwishyura 1 2 reba uko ubigenza kabiri 3 4 reba uko ubigenza rwose 25 aruzuye wamba aruzuye basi mama n'ibihumbi 10 mama n'ibihumbi 10 uragahabwa imvuzo uragahabwa imbete z'imurukebara ngo iki koko mbara ariko ubundi ubu ntuzababo ntuzangirira nabi basi sigo nkuyemo hano rwose koko ariko mbara koko n'umuntu twasangiye koko twasangiye koko ndakasaba ingumugi ariko pe urame muke n'ukuri kw'Imana ndakwiyama burya nta bugabo bwawe rwose sha nawe ugumemo kavu n'umuhoro sha urame muke shambara umuntu dusangira icupa sha urabona utame muke koko sha nta bugabo bwawe kabisa ubuse cha ubukunsizemo hano ndavamo gute kweli cha uri umuntu w'imbwa rwose ubuse koko ndavamo hano gute kweli niko mbaraga we mbaraga yababa we cha abantu b'imbwa baragwira pe cha ndakubonye abantu abagabo b'iki gihe nta kigenda rwose ubuse koko cha ni nande byibura uri bunyumve ngaze ankure mwahangaha koko yababa we mbaraga nta nubwo uri hafi wagiye kweli ariko sha naho byawe kabisa umuntu twasangiraga buri munsi tugasangira icupa akaba ari wowe unzanye no mu kazi unwaye amafaranga unansigamo hano bwo kame mukesha urame muke no kuri kw'Imana umuntu ubu koko basi waje nkakongera ni basi ukankuramo hano koko urabona ndi buvemo gute koko ariko nta n'umuntu wo mu muhanda uri kunyumva kweli mana yanjye umva urambabaje pe yewe muntu uri ku muhanda mwansaidiye koko mukankuramo hano hantu uko nabuze uko mvamo yewe ni ukuri ni mumbabare cyane nabuze uko mvamo hano hantu rwose bansizemo pe ariko nta n'umuntu uri kunyumva nyamuneka rwose nimba hari umuntu uri hafi ntantabara ntihagira umuntu untabara rwose nabuze uko mvamo hano hantu niko ni abantu bari kuvugira hafi aho mbega umugabo ngo aramemukira ariko ni ukuri kw'Imana abagabo b'iki nta kigenda ubundi kumva nyamuneka ni mu ntabara nahezemo hano rwose umuntu anjugunyemo hano rwose twazanye mu kazi neza ntamarigendera rwose ubu rwose yari ari kundeho n'ibitaka ngo arashaka kumpambiramo hano ni ukuri rwose munsahidire rwose mu nkore nyamuneka rwose ndimo ndarengana gusa hari akarengane kakibaho kameze gutya aramemukiye rwose umugabo twasangiraga icupa yo kata ni ukuri umva simbizi pe ariko nanjye aho turi buhure ntabwo ari bunyire ni birebire ni ukuri nubwo twagukuramo uradusobanura ikintu mwapfuye ndabasobanura umva ni ikibazo gikomeye rwose none se ubwo ko mudugudu hano hantu kugira ngo ugeremo hano hantu byagenze ni abaturage babizira uremo hano koko nanjye rwose byanyobeye nyamara rero hareke ariko rero turagira ngo dusobanurire ni ikibazo nanjye aya mudugu ibi bintu rwose ibi bintu ni ukubisubiramo baba we ewe ibi bintu ariko icyamunyereka ninde byagenze ari hehe hari kugunda tsari byagenze ko ufite amatwi nk'ay'ikirebe cyica amata wavuze ngo nuvamo uraza kutubwira ukuntu wagiyemo tubwira ukuntu byagenze ariko ari hehe ngo mwereke ko tubwire ukuntu byagenze wagiyemo ute wagiyemo hariya gute byagenze byagenze gute kugira ngo ujyemo hariya wavuye mu ngo tuvuganye ko ugiye kuzana ibiryo by'abana ariko anyuze ntawe muhuye nta mbaraga muhuye ni imbaraga se nta mbaraga muhuye ni imbaraga none se ni imbaraga ubikoze gutya umuturanyi wawe ni imbaraga ugusizemo hano ni imbaraga tuzi ubanza utubwiye tubwize ukuri byagenze ute yagushyizemo hariya gute wari uri mu kazi akabona nk'akihene yona uruzitiro uyabanza utubwire ukuntu bigenze birangiye waze kutubwira ndababaye cyane umuntu w'umugabo twasangiraga icupa kwe namuhamagaraga tugasangira icupa agira ikibazo nk'umuyobozi nkamutabara
ndakubwira mu rugo mufitanye ikihe kibazo twavuze ko tugomba kubwira turi hano tugiye mu rugo twumvikanye tugiye kureba umuntu hariya hirya tukayagwahira ni inshuti yanjye ariko ibintu nkore ntabwo bibaho ni inshuti yanjye ariko ibintu nkore ntabwo bibaho wowe ugeze hano gute se wundi ko nagusize mu rugo naherekare nguhamagara kuri telefone nakuguze noneho ngeze hariya ndi kuza ngushakisha ngeze hariya numva urusaku ruri kuvuga ujye kureba muhe nabyo ni n'ubu ahubwo no gusanga ari wowe ugeze hano ahangaha wahageze gute wahageze gute nanjye simbizi nanjye simbizi n'abagabo rero muri abagabo bahura n'ibibazo abagore bigaragaza gusa uriya mugabo ufite amatwi nk'ay'ikirebe cy'icama umunsi tuzahura ni ukumuhukiriza amabuso nanjye uze kugiza amahirwe tugasanga tukuzi koko yaba tutari tukuzi byari bugende ute mu koko oya yaba we gusa none ibi bintu nibigera mu bantu yaza kugenda ndebera rwose ndebera n'itaka rimuzuye none se aka kazi usanzwe ugakora dutahe basi ujye koga dutahe ujye koga aka kazi usanzwe ugakora cyangwa byagenze ariko sha icyamunyereka ubu ngubu sha icyamunyereka ngo ngwere erega ubu ushobora kubona ugasanga uri witaye rubanze gukaraba harame muke kabisa wari waje mu kazi ni harehare ubu siyo mpfiramo hano koko none tunagukuyemo ikintu mwapfuye urarame tutahagera ndababaye mu buzima mu mateka yanjye uyu munsi nibwo umuntu ambabaje ntabwo nari mbyiteze tugende mu rugo rwose ujye gukaraba areba ukuntu yakugenda ako rero nubwo urimo umujyana yari kubanza akadusobanurira icyatumye ajya ugenda abanza ujya gukaraba iby'ubuzima bw'iki gihe ni ikibazo ukatubwira ukuntu byakugendekeye nanjye ntabwo hariya hantu uwo muntu urimo gusuka wowe wari uri kujyayo kuko nta nubwo wanavunitse rwose nta nubwo wavunitse imana yanjye ndebera byihore mwa bagabo mwe nkamukaga akazwira abagabo imyenda wari uyisanganywe ngiyi se nyine ibi bintu rwose Ese papa Gade mbabarira umbwira ukuntu wagezemo hariya ahantu ko buriya wagezemo ute ndeba ukuntu umutwe wabaye mana yanjye rwose ndikubwiye wase kugatembaga koko nanjye ni ikibazo nahuye nacyo abana barageze mu rugo rwacu ukuntu dusigaye tumeze pe hari ikibazo cy'inzara n'icy'ubukene rero nahuye n'uriya mugabo dusangiye icupa arambwira ati ngo natujye gukorera amafaranga urabizi rwose aho kugira ngo abana baburare wakwemera byibura ugashaka naho ukura igihumbi umugabo aranzana ati tujye gucukura umusarane ntareba ndavuga ese ko ari umugabo mugenzi wanjye none bikuzo gucukura umusarane se none wagiye gucukura umusarane aho umugabo aguterera aho twatsi none se iyi myenda yo yavuye hehe se kandi yaye myenda wari ugiye wambaye wese sinzi ahantu mbaraga byanduriye ngiye kubona ariko none se ibyo bivuye he ariko shara ntwaye amafaranga hari amafaranga twigeze kumuguriza 50,000 niba ubyibuka arayantwaye arayakwibye se yagukuye mu mufuka noneho cyangwa mwagiye mu kabara kwambura reka yamutukiranyemo aragiye kumwambiramo wowe sikwanjugunyaho ibitaka hafi nka toni nk'ebyiri Musi nari kuvamo ari agutse sibanganye neza n'amafaranga reka ngwe makeya kugira ngo umugore naza kuruka ndasiba ibi nawe reka nyakwe ariko yicyata kabisa uruko umuntu w'umugabo ibyo n'ibindeba shyira kuri icyo gikara urumuntu w'imbaga yabara neza nawe urayibarira kabanze nyabari kagira ngo nakubeshya ariko urame mukeye shyiramo wari warambunurisha oya ntabwo nari kuzakwishyura uyoboka n'abaturage ntibayobora ushobora ko nari kuzajya abazi niho nkuboneye ariko sha urame mukeye n'ukuri kw'Imana niho nkuboneye basi watijye n'icupa rimwe koko cyangwa nkaza kubona uko mbeshyura mugore atuma kabona umuntu uza basi nsigaye n'ibihumbi 5 njya kumubeshya basi reka mbare ndebe ko yuzuye yabari rwose ariko basi nsigaye kumubeshya mubwire ko yuzuye ubuse ndamubwira ngo iki kwa mugore yamaye kujya mukire koko uramugore ndamubwira ngo iki gatatu n'ukuri mbabarira rwose byibura ume makeya mbona uko mubeshya akuba bwambagawe ntaranatara ahubwo ngo sibande bose urabizi umugabo inshuti yanjye turasangira dusangira tuba dusangira inshuti yanjye niwe ari kunyamura ya mafaranga ntabwo ari kukwambura byari kuzatinda ariko gakwishyura rimwe kabiri ubuse nari kuvamo ari agute yo mutaza Yesu we yaragiye kunyicira umugabo none